ndamumenye. batangiye propaganda barimo bakoresha uriya mukobwa yisha biriya nzayibabwira uriya mukobwa yisha nzamubabwira uriya n'uburyo yirukanwe mu mujyi wa Kigali agasubizwa iwabo Gisenyi nzayibabwira uko byagenze duherukana icyo gihe nyine dukorana ndabyemera ko twakoranye. ari muri ya timu wavuze yakugambanye? Arimo. Okay. Arimo. He was the master planner. Nukubasha kwireba buri wese akireba kwa kundi utunga urutoki rumwe mugenzi wawe enye zikureba. uwabikoze wenda ngira ngo abakurikiye ibiganiro byanjye abanzi muri communauté mbamo baramuzi bashobora gukeka bitewe na reaction yahise agira kuko iyo utegura ikintu kibi nk'ubu nyuma ya kira kiganiro nibwo namenye ukuntu bapanze uwo mugambi. Ntacyo mbiziho kuko nta rwego rwanyirukanye mu mujyi wa Kigali, nta gipapuro nk'uko bivuze nahawe, kandi from then kugeza kuri iyi saha ejo bundi nkoze ikiganiro umwe muri bo bari abantu 5 bapanze uwo mugambi. Umwe muri bo niwe wampamagaye arambwira ati Aisha ntabwo nari nzi ko kiba mu Rwanda ariko nishimiye kongera kubona nimero yawe, nari ndi muri babandi. Nyiri kuvuga ayo magambo avuga ko akunda uriya mubyeyi mufti urasheka vuto ko mukunda cyane ko amwemera. So kuba wafata umuntu ukunda ukamushyira iruhande rw'umuntu nkanjye ku magambo nk'ayo ngayo kuri iyi saha ngira ngo ntabwo ari njyewe waseba. Ambwira uko byagenze, anyereka utuntu tumwe na tumwe kugira ngo mwizere kuko mu mwaka wa 2012 nakubwiye ko nakoraga kuri Voice of Africa. Kuri Voice of Africa naho kuhagera byaranyoroheye, nahageze ndi umunyamakuru usanzwe. Bigeze nyuma y'igihe gitoya nibwo nabaye umuyobozi w'iyo radio. Buri kwezi twagiraga inama, natumizaga inama rusanga, irumva natumije inama imwe, iya kabiri ngiye kwitumiza niyo yankozeho, ariko akaba hari abantu batishimiye ko dukorana ku kazi. Yawucuze bitewe n'impamvu enye. Yambwiye impamvu enye, yambwiye ngo icya mbere icya kane cyo ndumva kiri ku kazi. Executive ahita ampamagara arambwira ati ejo utumize inama y'abakozi bose. Ndamubaza se impamvu ndashyiramo ko ari iyihe? Arambwira se impamvu ni ngombwa bababwire ko bagiye gusurwa n'ubuyobozi bukuru bwa RMC. Ndangije ntumiza inama rusange yambwiye abakozi bose n'abazamu bose, twicara turaganira. Niho yampaye lettre insaba kuba mbaye umuyobozi mukuru w'agateganyo. N'ahandi navugaga ko ibintu nyine ari igihe byoroshye n'amashuri utsinda byabaga ari ibintu byoroshye, numvaga nyine ari ibintu byoroshye. Icyo gihe nagiraga n'utundi tuntu two ku ruhande natwo ukabona ni ibintu biri kuza nyine ukicara wumva ko ubuzima n'uwo mujyo nyine niko bimeze. Nyuma y'aho ngaho rero nibwo ntaje kumenya piste ndimo kubyiniramo iyo ariyo, biza no kungora cyane. Nyuma y'amezi 2 buri kwezi twagiraga inama, natumizaga inama rusanga, irumva natumije inama imwe, iya kabiri ngiye kwitumiza niyo yankozeho, niba ndabyita kunkoro cyangwa iki, niyo yankanguye kwa. Inama ya kabiri ndayitumiza, ariko akaba hari abantu batishimiye ko dukorana ku kazi. Mbimenye ubu ngubu actually nta n'icyumweru gishize menye ukuntu iyo kuba yipanze. Wibaze kuva icyo gihe cyose umuntu yaraje ashyira rikoda mu ntebe nayo nicayemo, noneho habamo kumbaza ibibazo, bya bibazo nyine birakoriyanta birakugusha mu kintu umuntu yifuza. Rikoda arangije turangiza inama turataha, rikoda yijyana aho yagombaga kuyijyana, then bankorera case yuko ngo natangaje amagambo atari meza ku mukuru w'igihugu, bo bavuga ngo kuri radio on air. Yari on air koko? Oya, twari mu nama. Urumva hari igihe ukora ikintu ukabona ntabwo kiri kubyimba nk'uko ugishaka kandi washyizemo umusemburo uhagije. Weho rero ukavuga uti reka noneho nubwo ntawe ushyizemo imbere reka ngusiga inyuma ndebe ko byapfa kubyimba. Arabijyana bigeze aho ugomba kubigeza, ngiye kubona mbona lettre, ariko hakaba hari umusore twakoranaga wansanze muri biro arambwira ati se ko ndi kumva
nyuma y'iyo nama kuko ndi kumva hari abantu bari kukurega ibi n'ibi waba ubizi ndamubwira ntabyo nzi birangirira aho ngaho nta follow up ndakomeza ndicara nkaho nta kintu cyabaye mpita mbona nyuma y'amasaha make mpita mbona lettre iturutse kwa mufti ko ampagaritse kubera niba yarashyizemo ngo imyitwarire idahwitse niba ari amakosa y'umwuga manza yarashyizemo amakosa y'umwuga yari lettre ngufi cyane ndayisoma gutya ndaseka numvaga ari ibintu bitumvikana mpita musubiza sur place ndamubwira mwansobanurira ubwoko bw'amakosa nakoze ndamubwira ndabyemeye guhagarikwa ku kazi ariko mwansobanurira ubwoko bw'amakosa nakoze ntabwo yansubije ndamuhamagara ntiyanyitaba ndahise nyine ndataha ni nka bya bindi navuze ko si byiza ko tuvuga abandi cyane mu mwanya dufite wenda ku kigereranyo cy'ijana ku ijana 80 tujye tuharira kwivuga uwabikoze wenda ngira ngo abakurikiye ibiganiro byanjye abanzi muri kominote mbamo baramuzi bashobora gukeka bitewe na reaction yahise agira nyuma y'ikiganiro cya mbere nakoze ariko sinzi ko ari byiza ko kumuvuga hari igihe bitakemura ibibazo ikigambiriwe ni ugukemura ibibazo ikigambiriwe si ukumenya ngo ni runaka ikigambiriwe ni ukumenya uburyo umuntu yakwitwara muri situation nk'iyo ngiyo igoye ntimuherane ngo imugeze hahandi ngo imugumishe hahandi hasi kuko muri we aba afite icyo ashobora guhagurukiraho afite imbaraga ashobora kongera guhagurukiraho akagira ibyiza atanga wa wundi nawe wabikoze muri icyo gihe mu gihe abona wagarutse wabaye nka rwa rubuto cya gishyimbo kirimo gusohoka mu butaka nawe byakamuhaye umwanya wo kwitekereza akavuga ati ikibi nta nyungu yacyo ahubwo reka nanjye nisure muri ngewe nikosore bitera agahinda cyane ahubwo iyo ashatse gukomeza kuvuga ati abyukije umutwe reka noneho nongere ariko ibyo biba birimo kwibeshya cyane kuko iyo umuntu yiga ni nka byandi navuze mu ishuri uriga ugahura n'ibizamini uko ugenda ubitsinda niko ugenda uzamuka so icyiza ni ukudakomeza muri wa mujyo wo gushaka gukora ikibi ahubwo icyiza ni ukubona ko ibyo wagambiriye bitabaye ugahita uvuga ati ahubwo reka nanjye nisubireho cyangwa kuko iyo utegura ikintu kibi nk'ubu nyuma ya kiriya kiganiro nibwo namenye ukuntu bapanze uwo mugambi ntabyo wari uzi imbere ntabyo nari nzi gusa nari nzi uwabipanze ariko impamvu yabikoze sinari nzizi ko ntabwo nabashije kubona umwanya wo kuguma aho hantu ngo ngire amakuru numva ejo bundi nkoze ikiganiro umwe muri bo bari abantu 5 bapanze uwo mugambi umwe muri bo niwe wampamagaye arambwira ati Aisha ntabwo nari nzi ko kiba mu Rwanda ariko nishimiye kongera kubona nimero yawe nari ndi muri babandi ambwira uko byagenze anyereka utuntu tumwe na tumwe kugira ngo mwizere kuko urumva ntabwo ari amaboko mahira dutoza kutapfa kwizera ibintu byose ubonye impamvu ntamwizeye nuko yansabye ko nabikoraho ikiganiro ndamubwira nti ikiganiro cyacu cyitwa inkuru inkurayo ni inkuru ubara ikaba yafasha umuntu kuva hasi yarari akabasha kongera kuzamuka guhaye ikaze uzaze dukorana ikiganiro ni ikiganiro ushobora gukora ugaragaza umwirondoro wawe kimwe n'uko wagikora utagaragaje umwirondoro kuko ikigambiriwe ni ubutumwa bufasha umuntu arambwira ati buya urabona njye ahubwo nabikubwira ukaba wabikoramo ikiganiro namubwira mu mutima wanjye ndatekereza wenda nawe abyumve nta kibi cyabiteye kubyanga ariko umuntu ashobora kwifashisha kukwifashisha wenda abaye afitanye ikibazo n'uwo muntu babipanganaga icyo gihe bakaba barashwanye akaba ashaka kubyukira ku biri kuba ubu ngubu kugira ngo wenda amwihimure ni ibintu bibiri birashoboka ko ibyo avuga ari ukuri ariko nanone ngomba kugira ya dute ntagize cya gihe wenda ashobora kuririra amarangamutima yanjye akavuga ati kumbi n'uyu nguyu wankoreye nabi reka nanjye nze mwumvishe mu rwego rwo kwirinda icyo kintu cyo kuvuga ngo reka mwumvishe kandi mu rugendo rwo kwiyubaka mu buntu buri wese akwiye kuba responsable y'ibyo avuga y'ibyo atangaza yahahise he niba koko warabaye muri iyo timu
mugapanga ibyo bintu nk'uko ubimbwira nubwo byambwira byinshi bijya guhura n'ibyo nzi ariko ba responsable uze utange inkuru yawe njye nshobora kuba ntatangaza umwirondoro wawe uramutse ubihisemo ariko nawe unabishatse ni ibintu bisanzwe yambwiye ko bari abantu batanu kandi uwo mubare yambwiye batanu uhura n'uwo bambwiye kuri polisi Kacyiru barambaje uyu n'uyu uramuzi ndamuzi amazina 5 yose none bambwira batatu muri bo bagiye gutanga testimony ubuhamya bw'uko wakoze ibintu bw'uko nakoze icyaha babasabye aho niho bahereye babasaba audio yose muri audio yose rero basanga nta bigize icyaha birimo ibyo byose yambwiraga rero by'ukuntu bavuze ngo bazakata agace gatoya bihwanye n'ibyo nasanze n'ibyo n'amakuru bampaye kuri polisi turi mu nama y'akazi bagahuza ibintu by'amajwi biri aho ngaho bashakamo icyaha noneho uwo muntu yambwiye ngo niwe wabipanze yakoze follow up urabona mu itangazamakuru ukuntu ukora inkuru ukajya ujya kureba niba meya yakemuye bya bibazo yakoze follow up uyu muntu uko bitagiye ko mutamufunga uyu muntu uko mutamuhagarika mu kazi uyu muntu bazabarega ufatanyacyaha ibiki n'ibiki kandi kesi itaraba kesi ni ukuvuga ngo nyuma yo kubona ayo majwi nicyo kintu yashyizeho umutima arabikurikirana kugeza abonye ko nirukanwe mu kazi none no kugeza abonye ko ubugenzacyaha polisi yari ubugenzacyaha icyo gihe horibu yari itaraza ibyinjiyemo ngo yashyizeho na follow up yakoze follow up kugira amenye ko wahaniwe yabishyizeho umutima kugira ngo amenye ko yanshyize aho yashakaga kunshyira kuko uwo nguwo yarambwiye ngo yabitewe n'impamvu enye wabigukoreye wakoraga follow up yego uwo mugambi yawucuze bitewe n'impamvu enye yambwiye impamvu enye yambwiye ngo icya mbere nari mushya nza kumuyobora icya kabiri nari umwana mba umuyobozi we ndi umwana ntiyagombaga kwihanganira guhabwa amabwiriza n'intozi ikindi cya gatatu ni uko nari mfite intego nari nasabye kugira ibyo nkosora nabivuze mu kiganiro cy'ubushize ariko igitekerezo cyanjye ndavuga nti reka dushyiremo abantu babyigiye we rero icyo gihe yarakuriye tekinike hari n'umusore wari urangije muri kaminuza y'Ubutare wari waje yagombaga kuguma muri timu ariko umuntu ukuriye tekinike yagombaga kuba ari umuntu wabyigiye arabizi pe arabizi nibyo nakubwiye ntukarebera umuntu mu kibi azi tekinike ariko kuyimenya urabona itangazamakuru ni ikintu gikura uko itangazamakuru twarikoraga mu myaka 5 ishize ntabwo ariko ubu ngubu ririmo gukorwa ni ikintu gikura birasaba umuntu ubyumva ushobora no kumva amatekinike amaterme tekinike atari ukuvuga ngo ni ukumenya gusa gucomeka isinga ngo ijwi ritambuke ubwo rero urumva ko icyo cyo kuvuga ngo barazanamo abantu bize nacyo ni ikintu cyabaye impamvu icya kane cyo ndumva kiri personnel ni cyakora ku buzima bwe kandi ntabwo ari byiza Assalamu alaikum wa barakatuh naramutse mute bavandimwe sasa ngiye natanga igitekerezo ku biganiro bica kuri uru rubuga rwaca ibiganiro yego ni byiza ariko bihora ari ibiganiro nyine kandi tugomba gutera intambwe tugomba gutera n'iyihe rero ni uko tugomba kureba icyerekezo turebe aho tuvuye turebe aho turi kano kanya turebe n'aho kwerekeza naho ibi biganiro ubu nta diri irimo n'imwe umwe arazagaza na topiki mukayiganiraho bikarangira bikaba amasigara cyiciro bikaba birarangiye urebe igihe cyari kigeze ndabizi hano hariho bose baba ko baharanira impinduka baba bitwa ngo nibaduhishirane baba twe dutangaza amakuru tukavuga ibigaragara byose n'ibyahishwe byose tugashyiraho ngaho twese kuri urubuga turahari ibi rero hari n'igihe ushobora gusanga ibi bituganira umuntu wakoze akana
nakwita nk'intangiriro avuga ngo abantu bahugire kuri iki ngiki, ugasanga wenda n'umwe muri bya bice maze kuvuga haruguru. Ndumva rero iyi ntera twayirenga, ahubwo tukareba ese kugira ngo ibi bintu bikemuke, birakemuka bigenze gute? Kuko ntabwo tuzahora muri ibi biganiro. Ibiganiro nta diro bifite. Ibi biganiro n'ubyo kuvuga gusa abantu bakanezeza imitima, abandi bakababara, abandi bakagira gute. Ngira ngo mwabonye yuko namumenye batangiye propaganda, barimo bakoresha uriya mukobwa Aisha. Biriya nzayibabwira, uriya mukobwa Aisha nzamubabwira. Uriya ari ikiganiro ndimo nategura, uriya mukobwa nzamubabwira, mbabwire Mbarushimana, mbabwire Sindahigaye. Ege utegereze gusa, uriya mukobwa nzamubabwira n'uburyo yirukanwe mu mujyi wa Kigali agasubizwa iwabo i Gisenyi. Nzayibabwira uko byagenze byose ku murongo, ntacyo nzasiga inyuma. Sasa inama rongeye numva natanga muri ntacyo mbiziho, ntacyo mbiziho kuko nta rwego rwanyirukanye mu mujyi wa Kigali, nta gipapuro nk'uko bivuze nahawe, kandi from then kugeza kuri iyi saha ndagenda. N'ubu turi mu mujyi wa Kigali. N'ubu turi mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero wenda twategereza muri bya bindi yavuze ko azatubwira, nanjye nkamenya ayo makuru. Hari n'igihe naba ndi gukora amakosa wenda njya ahantu ntemerewe. Ngira ngo we buriya iyo message itambutse buri wese ayitwara mu mujyo we. We niwe wavuga ati iyi ni propaganda, ko yavuze ko anzi, yavuze ko anzi. Ubwo wenda ashobora kuba yarabonye koko, kuko ngiye nk'uko bivuze navuze ubuzima bwanjye, nta wundi muntu navuze kandi nabwo si ukuvuga ngo hari ibyo nahishe. Ubuzima bw'umuntu ni ikintu kinini cyane. Uyu munsi nshobora kuvuga ku kazi, ejo bundi nkavuga ku rushako rwanjye, nk'uko nakubwiye nti nitubona umwanya tuzavuga ibyiza nakuye muri buriya ikibi kitubaho, ariko kiza gihetse ibisubizo. Hari igihe rero kubera umwanya ugarukira ku rwego ku minota runaka, ariko haba hari byinshi. Ntabwo kuba utabivuze rero si ukuvuga ko hari ibyo wahisha, ahubwo nuko igihe ntabwo wabonye okaziyo yo kuba wabivuga. Ngira ngo niwe ubizi ko ari propaganda, kandi n'abantu batureba sinamubuza kubifata uko abifashe. Ni uburenganzira bwe. Njye nemera umuntu uvuga ibitandukanye n'ibyo ngewe nemera, kuko niba afite uburenganzira bwo kuvuga, n'undi yagakwiye kugira uburenganzira bwo kugira uko avuga ibintu. Ahubwo abatureba nibo bazavuga ati iyi ni propaganda cyangwa se ntabwo ari propaganda, kuko navuze nkoze propaganda nkoresheje ubuzima bwanjye, naba ndi umuntu udasanzwe. Waba ubuzima bwawe bwaba bufite icyo busobanura? Bwaba ari isomo ridasanzwe. Umukobwa ajya kwa Gahutu kugira ngo iyo kesa yimushyireho, ntabwo byari ukugira ngo agende ngo azavuze induru ngo aramfata atamufashe. Plan uko yari yakozwe, umukobwa yagombaga kugenda agaseduiza Gahutu akamuha nubango ibintu biri realite kabisa, akamuha bien ku buryo ikimenyetso kigaragara ko Gahutu yasambanyije uriya mukobwa. Ariko ntibanatekereze ese afite icyizere cy'uko uriya mukobwa ari ugenda agaseduiza Gahutu bigakunda. Umva ukuntu abantu iyo shayitani yamaze kubataha bo bahita bumva yuko ibintu bakoze biri buze kuza kuba neza, biri buze kuza gukunda. Bati mbaya Allah ntabwo ari ko yabishatse, uko wabiteganyaga siko byagenze. Kubabarira navuze ko bituruka ku kubabara. Ntabwo wababarira utabanje kubabara. Ibyo ni ibintu bibabaje. Ni ibintu bibabaje, atari uko njyewe bimbabaje, ahubwo mba ntekereza uwo mubyeyi avuga, kuko nyiri kuvuga ayo magambo avuga ko akunda uriya mubyeyi mufite urashe Gahutu, ko mukunda cyane, ko amwemera. So kuba wafata umuntu ukunda ukamushyira iruhande rw'umuntu nkanjye ku magambo nk'ayo ngayo, kuri iyi saha ngira ngo ntabwo ari njyewe waseba. Ku myaka yanjye, ku rwego ndiho ruciriritse, njye numva atari njyewe we yibwira ko ari njyewe arimo gusebya, ariko arimo arasebya umuntu akunda.
kandi mu bintu by'ibinyoma. Iyo audio wenda nagize umwanya wo kuza kuyumva mbere y'uko dukora ikiganiro, hari naho avuga ngo yari ariyo, yego, ngo yari ahari, ngo namusanzeyo. Mu bantu nasanzeyo ntabwo yari ahari, gusa nk'uko nakubwiye ko hari amakuru menshi namenye nyuma y'uko nkora kiriya kiganiro. Numvise ko yajyaga ajya kumufasha kazi za nyumbani, hidima. Imirimo uwo muntu wambwiye ibyo yambwiye ngo alikuwa anamuhudumia nyumbani. Hidima za nyumbani ni imirimo yo mu rugo, kuko urumva yabaga wenyine, yego yari afite abakozi, ariko ngo ye niwe wabaga ari gukatakata areba ko ibintu byose bimeze neza. Bishoboke ko wenda nahageze ari mu bikari, ariko ngewe ntawe nabonye. Hano nasanze abantu babiri, niba atari batatu sinibuka neza, gusa umwe muri bo yitabye Imana, yari umushehe wo mu majyepfo. Kuko hari plan, hari naho avuga ngo nari natumwe, ngiye kuvuga amazina y'abantu bakomeye mu bintu biri cipu, mba numva biranje n'ukuntu avuga ko nari natumwe kugira ngo uwari mufti we wenda kumuvuga ntabwo, kuko ni nyir'ubwite wabyivugiye, uwo mukozi we niwe wabyivugiye ko nari natumwe kugira ngo mugambanire mugushe mu cyaha gihanwa n'amategeko kugira ngo bamufunge igihe kirekire. Ariko ikiriho ntabwo ari ukugira ngo abantu bumve ko ibyo mvuga ari ukuri. Ikiriho ni uko abantu batekereza bo ubwabo bakareba ikiri ukuri. Umuntu arakumva. Mufti w'u Rwanda ni umuntu udasanzwe, kugera kuri urwo rwego ni umuntu udasanzwe. Mugereranye nanjye, ndamwandikira akansubiza, nkamuha ibitekerezo by'akazi akabishima. Si hari ahantu henshi mu kazi ufite n'ibitekerezo bizima wabitanga ntibabishime. Si kuri uwo munsi noneho njyewe mujyanye proje ituma dushyira mu bikorwa inshingano zanjye, kuko nubwo wenda ari akazi mpemberwa, ariko nanjye ndashaka gukura mu kazi, ndashaka kwa upgradinga, hazasigara amateka avuga ati ibi byakosowe kuri na kanaka. Umuntu arabyumvise, arabyemeye. Harya ubwo uwo muntu wari wantumye yari kumpemba iki ku myaka yanjye cyasimbura urwego narindi? Wari umuyobozi wa radiyo w'agateganyo, kandi wumvuga n'umuyobozi wawe. Relationship yari ihari hagati yanjye n'umuyobozi wanjye, kuba muhereza proposal akayiha umwanya. Umunsi twahanye wo guhura, twagomba guhurira ku biro, aravuga ati bishobora kudakunda ko turi bubonane kubera izindi gahunda ngize, nyaruka tubikemurira ahangaha, noneho usubire kugira ngo gahunda byo kuba pending, byo komeza kuba pending bive mu nzira. Ubwo koko uwo wundi yari kumpemba iki? Ubwo icyo kizasubizwa n'abakumva, buri wese azisubiza mu mutima we. Nta nubwo ngewe ndi kwishisifiya ngo ni ibintu byabaye. Buriya Isa, nge nawe turi hano twicaye, nshobora gusohoka nkavuga nti Isa namuhaye amafaranga, wabihakana? Biragoye. So ikiriho ni ugufasha abantu gutekereza no kwaguka mu myumvire, kuruta kumva ko ibintu biri aho ngaho ukabitwara uko bimeze. Wenda iyo biza kuvuga, ngewe mbyumva bwa mbere nagize ngo namugambaniye nyuma y'uko nirukanwe mu kazi. Aho byari kuba bifite ishingiro, usibye ko nabyo nta shingiro byari kuba bifite. Nari guhurira nawe, nose yari kongera kumpamagara kandi yakwirukanye, kandi tutavuga rumwe. Numvaga ahantu hose wabiplasa nta shingiro kuri ngewe bifite. Ntago I'm not trying kwigaragaza neza cyangwa kwisobanura. Abatureba bo ubwabo buri wese azafate ikimunogeye. Icyo nzi nuko ikibi kitaramba. Ikibi ntabwo kibabaje, ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe ngo byambabaje muri ngewe ngo mfitemo agahinda. No, ntabwo mfite agahinda. Birababaje kubona uvuga ko ukunda umuntu ukamuvugaho ibintu bimusebya, kuko muri uyu mwanya ngewe ubwanjye nta gisebo mfite, kuko ntacyo ntakaza. Wenda iyo nza kuba ntarashaka nari guhangayika nkavuga nti
inkuru irasakaye wenda isa yari kuzandambagiza ntazabikora. Iyo nza kuba wenda ntarakura ngo ngere ku rwego ndiho nari kongera nkavuga nti reka nihishe atazagira n'unamenya ko ari ngiwe, ariko muri uyu mwanya ndimo ndabibara nk'inkuru, nta soni binteye, kuko ntabwo ari ngewe uri muri pozisiyo yo gukorwa n'isoni. Oya, ukorwa n'isoni buri wese ikamika muntu ni umutima we. Noneho hari aho asoza avuga ngo ntabwo ndi kwibuka, ariko ni nkaho yavuze ngo imbunda ngo niba ngo ziri bunyerekereho ngo ni nge none se aranyataka naramwatatse. Ariko umuntu wavuze ibi bintu muraziranye personnel? Duherukana icyo gihe nyine dukorana, ndabyemera ko twakoranye. Ari muri ya timu wavuze yakugambanye? Arimo. Okay. Arimo. Urumva byanze ku giti cyanjye waramwatatse ko wavuze ko wagambaniye nubwo utamuvuze izina ariko ariyizi. Nose uko no kumwataka? Nk'ubu urugero reka nk'ubu urugero ndamutse nkoze iki kiganiro, umuntu ejo akazagenda nawe agakora ikiganiro akavuga kuri sije navuzeho ayataka, reka we nabyite kwataka cyangwa yirwanya, nubwo audience ushobora kumva ko atanyatatse ariko ngiye mu mutima wanjye nakumva ko yanyatatse. Niyo mpamvu uvuze ngo nimba ari muri ba bantu waramwatatse kuko he was the master planner. Kandi ntabwo ngiye mvuga ko namwatatse, simbona uburyo navugamo story yanjye namuvuze ku bijyanye n'akazi. Gusa ntiwavuze izina rye? Sinamuvuze, sinanavuze ngo nta nubwo navuze ngo ndaje duhangane ibiki n'ibiki, ntabyo ibyo navuze. Wavuze ubuhamya bwawe? Ngewe navuze ubuhamya bwanjye. I was exposing my story. Sinzi kumwataka birimo, ariko niba ari no kumwataka rwose nta mbaraga mfite zo kwataka abantu, ahubwo ikimpa imbaraga kikanatuma nireba nkavuga ati se ni ngewe, nuko yavuga ngo imbunda zose ngo ajye kuzinyerekeza nkanjye, koko umuntu nkanjye w'ibiro nk'ibi ngibi byanjye, ubwo se niba ngiye kuba akazi ke za mpinduka yavugaga ngo haranira azabikora ryari? Simbizi, buri wese aba afite strategy ye. Ngewe ntabwo mbabajwe n'ibyo yavuze, sinanamubujije kuvuga ibitandukanye n'ibyo ngewe navuze. Nk'uko mba nshaka uburenganzira bwanjye bwo kuvuga, nawe nagira uburenganzira bwe bwo kuvuga, then audience irahitamo niba ari ukujya muri iyo ntambara bagafata imitutu bakayinyerekezaho, cyangwa se niba ari ukuza buri wese akiyitaho akagira ubuzima bwiza akibanira neza wubwe, kuko iyo ufite umutima mubi uba wibanira nabi, uba wiyangiza wewe. Rero mu buntu uba wiga kwibanira neza no kubanira neza abandi, kandi mu bo nkeneye nawe arimo hari byiza yankoreye. Iyo ataza kugira umutima nk'uwo yagize mubi, ntabwo yari kugira imbaraga zo gukora nk'ibyo yakoze. Iyo atagira imbaraga zo gukora nk'ibyo yakoze, ntabwo nari kubona imigisha nagize nyuma ya 2012. So Imana rero ikoresha umuntu mwiza mu gutanga umugisha, ikanakoresha umuntu mubi mu gusunikira wa wundi kugera ku migisha ye. Tutarasoza, hari abantu nakunze cyane bampamagaye kubera kiriya kiganiro, hari abatanze comment zabo ku kiganiro, hari n'abandi banyandikiye inbox, hari n'abandi bampamagaye turaganira. Benshi icyo bahurizaga barambwiraga ati inkuru yawe usibye kuba wahindura ahari Aisha ukashyira izina ryanjye, ahari Voice of Africa ukashyira aho nakoreye, ahari umuntu runaka ukashyira ibyo ngiye nahuye nabyo, n'ubundi story yawe ni nk'iyanjye, kandi from now on biramfashije, bimpaye kumva ko ntabwo ari iherezo ry'isi. Niba mfite ikintu kibi cyankubise kikashyira hasi, haracyari ibyiringiro by'uko nahaguruka, haracyari uburyo nakwiremamo imbaraga nkagira ikintu kizima ntanga, kuko kuri iyi si buri wese ahagera afite mission ye.